muraho murakoma amashyo gira amata nawe kuyanywa gaze ku mateka nyarwanda nanjye nkaba Rwigaba rwa Mpakuzi amateka y'inkwano mu Rwanda. Gukosha ni umugenzo wasiye iyindi yose ba mu muhango w'ubukwe bwa Kinyarwanda. Iyo bamaraga kukwemerera umugeni nta kindi cyakurikiragaho si kukubwira ko umukobwa wabo ari mukobwa jana cyangwa mutunyigo. Bishatse kuvuga ko abaga bakwemerera umugeni ariko batamugena. Mu muco w'Abanyarwanda habagamo inkwano z'ingeri zitandukanye harimo n'izorohereza umuryango kubona umugeni kuko igihe wasangaga umuryango ukennye byagora kubona inkwano zihagije. Kuyo mpamvu usanga kwishinyira no guterura bitakunze kubaho kenshi mu Rwanda rwo hambere. Mu nkwano z'Abanyarwanda z'inyenzi n'inka ikaba ari inkwano nkuru mu mateka y'ubukwe bwa Kinyarwanda. Yari inkwano ikoshwe uyifite woroheje n'ukomeye. Bakunda kuvuga ngo nadukwera nk'ijana rikinze cyangwa ijana ryumanye. Bakongera bati ni 8 ukinze cyangwa se 8 wumanye. Umubare 8 cyangwa ijana mu Kinyarwanda bivuga umubare ushyitse. Nuvuga ko gukoresha inka ijana cyangwa 8 byavugaga umubare ushyitse w'inka izo arizo zose bafitiye ubushobozi. Ntabwo byabivuga byanze kuze ngo ni inka 8 cyangwa ni inka ijana. Oya, byaga bivuga ko ari umubare ushyitse w'inka izo zose mufitiye ubushobozi. Ijana rikinze cyangwa 8 ukinze ni inka 8 cyangwa ijana ziri kumwe n'izazo. Naho 8 cyangwa ijana ryumanye ni inka z'amashashi ziteguye kwima. Kubera impamvu z'abageni b'ibyiciro bitandukanye babagaho byatumaga umuryango nyarwanda bakosha inka zifite imerere itandukanye. Inka z'amashashi ziteguye kwima bazikwaga umukobwa w'inkumi kenshi na kenshi bazibanguriraga rimwe n'igihe umukobwa yamaze kubana n'umugabo akaba yabyara rimwe n'izo nka yakowe. Ari naho hakunze gukoresha imvugo yifuriza imiryango ibyiza aho bageraga bati murakabyara mubyaje. Izo nkwano nizo zikunze kuvugwa mu misango y'ubukwe ko bakwera 8 wumanye cyangwa ijana ryumanye. Inka z'imbyeyi bazikoshaga umukobwa wabyariye iwabo cyangwa se watandukanye n'umugabo ariko yarabyaye ariko nabwo barabanye bidaciye mu migenzo y'umuhango w'ubukwe bwa Kinyarwanda. Icyo gihe bakamushyingira n'abana be iyo yabaga yarabatahanye iwabo nabo bakaba bo mugabo ashatse bikitwa ko akoye abana 8 na nyina wabo. Inka 8 cyangwa ijana n'izazo ni inka zakoshwaga umugore basumbakaje. Gusumbakaza mu muco wa Kinyarwanda ni ugusaba umugore utunzwe n'undi mugabo ukamukwera inka se ukabona kumujyana. Kubera icyubahiro umugore yabaga ahawe cyo kumukunda kandi afite undi mugabo babanye neza nicyo cyatumaga koshwa inka n'izazo kandi zinakamwe. Icyubahiro cyo guhabwa amata mu rugo rushya adategereje izimye atazigeze izabyarira. Isuka. Isuka ni inkuru mu muco n'amateka y'u Rwanda. Hamwe na hamwe isuka yatangwaga nk'inkwano ubwayo yihagije kugira ngo batange umugeni. Ariko naho bari bafite umugenzo wo gukwa inka cyangwa se izindi nkwano zose zabanzaga kwemerwa ari uko batanze isuka nk'inkwano yabo. Bakundaga kuvuga ko izajya guhingira inka ubwatsi. Mu biranga umuco w'Abanyarwanda harimo aho isuka yagira agaciro kangana n'ak'inka mu gukwa nko mu miryango itari y'abatunzi aho bakwaga amasuka 10 akaba ahwanye n'inka. Gutenda nabyo byari inkwano mu Banyarwanda. Bikaba bivuga ko mu gihe umuryango wabuze inka yo gukwera umuhungu wabo uwo muhungu ashobora kujya kwa se akabakorera imirimo y'igihe runaka gihwanye n'inkwano bamuciye akabona gutwara umugeni we. Gukumuhigo nabyo byari mu nkwano z'Abanyarwanda. Kenshi na kenshi iyo nkwano yakoroshaga imiryango yifite idakeneye izindi nka.
icyo babaga bakeneye ni umukwe ufite ubutwari n'ubuhangange bwo kurinda igihugu n'umuryango. Usangaga bawutuma kujya guhiga inyamaswa z'inkazi nk'intare, ingwe, urusamagwe n'izindi. Gukwa ubuntu buzitura. Mu nkwano za Kinyarwanda habagamo no gukwa ubuntu buzitura. Icyakorwa icyo gihe ni uko bakwemeraga umugeni, waba nta nkwano ufite bakagushyingira, ukagenda ukarwubaka. Nyuma y'igihe wazabona ubushobozi bw'inka ukajya gukwa. Gukwa kigeri. Mu nkwano za Kinyarwanda habagamo no gukwa kigeri, bikaba bijya gusa no gukwa ubuntu buzitura. Usibye ko iyi mvugo yanditse ku ngoma Kigeli Rwabugiri, aho yaciye iteka ko nta musore ugomba kubura umugeni ngo nta nkwano afite, kandi abakobwa bose ari ab'umwami kimwe n'inka. Bityo ko umusore uzajya ubura inka yo gukwa bazajya bajya kuyibaza umwami Kigeli Rwabugiri, ubundi umusore agashyingirwa umugeni we. Gukwa nkuri. Gukwa nkuri nabyo bijya gusa no gukwa ubuntu buzitura. Imbogamizi zabyo ni uko mu gihe cyose utarakwa, abana wabyaraga babaga ari abo kwa sobukwe, kugeza igihe uzakwera bakabona kubakwegurira burundu. Uko byaye umwana yamara gucuka, ba sekuru byara nyina bakamutwara. Iyo abana ubyaye bageraga igihe cyo gushaka, ariko wowe ukaba utarakwa, cyane cyane nk'abakobwa, bakoshwaga no kwa sekuru byara nyina, kandi n'inkwano zikaba izabo. Naho umuhungu yashaka bakamukwera, bakanamufasha kurwubaka kuko nawe yabaga ari uwabo. Iyo batindaga kubona inkwano, abana babyaye nabo wajyaga kubakwa nka nyina, bakabona kwitwa abawe. Gukwa umuheto. Umugenzo wo gukosha umuheto ni ugukwa umubare w'abisha watsinze ku rugamba. Ni umugenzo wo kohereza umuhungu ushaka umugeni ku rugamba w'igihugu kirasana n'umwanzi, agahatanaho rukomeye, akica umubare w'abanzi bamutumye, akikorera ibihanga byabo, akabiserukana kwa sebukwe. Inkwano ikaba iratanze. Gutahira. Gutahira ni umugenzo wo gushakira umugore kwa shobuja aho wagiye guhakwa. Iyo bengukaga umukobwa waho bakaba bakwemera ko mushyingirana, byitwaga gutahira. Gutahira ni ukurongorera kwa sobukwe. Uwo ni umugenzo wakorwaga n'umusore washakiraga kwa shebuja ari nawe sebukwe, kandi igihe cy'amasezerano y'akazi kitararangira basoza umugeni wabo. Nawe hari igitekerezo bifiteho cyangwa inyunganizi, batubwira hasi muri comment. Turagushimira ko dukurikira. Uzajya wibuka no kurangira abandi. Ntibagirwe kudukanda hasi kuri subscribe, kuzujya no kwera. Reka dukomeze duhure mu bindi biganiro.